banyakubahwa baminisitiri, umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNLG, abayobozi bakuru b'inzego z'umutekano, abayobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu, batumirwa muhagarariye imiryango itandukanye dufatanya, urubyiruko rwacu, bana bacu, mwaramutseho. Iri huriro nk'uko watwakiriye yatubwiye yitwa igihango cy'urungano, rimaze imyaka hafi 8, ryateguwe mu gihe twibuka ku nshuro ya 27 Jenoside yakorewe Abatutsi, by'umwihariko ku munsi w'ejo tukaba tuzibuka imiryango yazimye nka kimwe mu bigaragaza umugambi wo kurimbura abantu. Kwibuka ni inshingano zacu, ni inshingano yo guha icyubahiro abazize Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'uburenganzira bwacu. Nubwo rimwe na rimwe habaho kuremererwa mu mutima, ibiganiro nk'ibi bikomeza kudufasha kubaka umuntu udaheranwa. Uyu mwaka Imbuto Foundation irizihiza imyaka 20. Dutekereza ko tumaze kuba imbuto itoshye izadufasha guharanira ejo haganje mu cyerekezo cy'u Rwanda kugeza mu 2050, 2050. So muri Fondation Imbuto tugira igitekerezo ngenga kivuga ko imbuto itewe neza mu gitaka cyiza kandi giteguwe neza, ikuhirirwa igahabwa iby'ingenzi byose, irakura ikavamo igiti cy'inganzamarumbo kitanyeganyezwa n'icyo ari cyo cyose. Iri huriro ni kimwe mu bidufasha gutegura neza umutima, ubwenge n'intekerezo z'urubyiruko, mwebwe mbuto z'u Rwanda. Nka generation nakwita ya kabiri mu mateka ya Jenoside, nagira ngo dufatanye gutekereza kuri ubu Bunyarwanda. Bajya kudusenyera Ubunyarwanda badukuye kuri kirazira zacu, haba ku muntu ku giti cye, umuryango, imyemerere, imibereho n'imiyoborere yacu. Bafashe rubanda bugwate ndetse kugira ngo banabatinyure, bejeje icyaha cyo kwica. Bahisemo kandi kubihuza, mwese murabizi, n'iminsi ihurirana no kwemera kwa Gikristo. Mujya mwumva bavuga Noheli y'amaraso, ubwicanyi ku munsi w'abatagatifu bose, ndetse na Pasika 94, Mata ihinduka ukwezi kw'amaraso. Twagize n'ibyago by'uko ubuyobozi bwahaga amabwiriza rubanda bo badakurikiza. Nimwitegereza neza muzasanga bamwe mu bacuze umugambi wo kurandura Abatutsi no kubangisha rubanda baragiye bashaka Abatutsikazi. Wasobanura ute ukuntu umuntu aba mubi nyamara mukabyarana mukanashinga umuryango? Nyamara hageze gukangurira kwikora mu nda, bakabwira rubanda kwica abo bashakanye, abadasa nkabo, ku buryo abanze kubikora bahasize ubuzima. Aha twasaba inzobere za politike nyangwa n'abapsikologe kuzadusobanurira iyo fenomene. Harya gusenya ubumwe bwacu byungukiranye? Ubunyarwanda bubangamira abashatse gusenya ubumwe bwacu ku nyungu zabo bwite. Ubunyarwanda rero ni isano muzi iduhuza twese kandi ikaba umurage ndahangarwa. Uko mubwira Ubunyarwanda abana babakomokaho cyangwa aho muzabyara, nibyo bizatuma babasha gukomeza iyi sano muzi ikarinda u Rwanda. Iyo urebye igihe cy'abakoloni bazaga mu Rwanda
ari nacyo gihe twatangiye kubura ubunyarwanda, usanga bari abana icyo gihe bamwe baragize uruhare mu bwicanyi bwo muri 59, 60, 61, 62 ndetse kugeza na 63. Abari abana nabo muri za 60 bamwe bagize uruhare rukomeye ku itotezwa n'iryirukanwa ry'abatutsi muri 73. Wakomeza no kwitekerezaho ugasanga abari bakiri bato muri 73 kugeza 94 bari bamaze kuba bakuru, bagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi. Uyu munsi mukaba mufite ingero z'abakiri bato bapfobya bakanahakana jenoside yakorewe abatutsi kandi batarayikoze, batarayigizemo n'uruhare, bataranayibonye. Nka generasiyo ya nyuma ya jenoside rero muvanamwo irihe somo? Mufite umukoro wo kwandika amateka mashya, maze urwo ruhererekane rw'abasenya rusimburwe namwe mwubaka, mushyize imbere ubunyarwanda, iterambere no guharanira agaciro kacu. Iyo usesenguye usanga tugenda duhura n'ibibazo bitandukanye bikadutwara umwanya tubishakira umuti, nyamara bisa nk'ibidakomeye. Impamvu y'ibyo nicyo twakwita invisible hand, ngenekereje mu Kinyarwanda nyaho twazita izo mbaraga zububa, za zindi zananiwe kutwica zikaba zisigaranye umugambi wo kudukereza gusa. Muri iki gihe tugezemo twifashisha ikoranabuhanga muri byinshi, ariko hari aho bikoreshwa nk'urubuga runyuzwamo ibitekerezo by'ushaka gusenya. Si mu Rwanda kandi gusa, no mu bindi bihugu imbuga nkoranyambaga ariyo social media n'ikoranabuhanga bidufasha gutera imbere, ariko amategeko n'amabwiriza agenga izi mbuga agenda azamo imbogamizi rimwe na rimwe zitirirwa uburenganzira bwa muntu, ubwisanzure na demokarasi, hakabura n'amategeko yagenga kubera ko bidafatwa nk'itangazamakuru. Mu gihe igihugu kiyubaka cyabayemo jenoside ifite umwihariko nk'uwacu, gutsinda uru rugamba bisaba urubyiruko rwinshi nkamwe rufite imyumvire isobanutse kandi yagutse, aribyo twakwita critical thinking na critical mass, tugaharanira ikiduhuza kiruta ikidutandukanye. Ubunyarwanda bwadufashije kubakira hamwe, abantu bemera kugendana ibikomere kugira ngo tugere ku Rwanda twifuza. Banyakubahwa rero muteraniye hano, urubyiruko bana bacu, nubwo tuzi byinshi byiza gahunda ya Ndi Umunyarwanda imaze kutugezaho, ni byiza ko twikebuka ngo twongere turebe ahagikeneye gushyirwa imbaraga kugira ngo Ndi Umunyarwanda ibe uburyo bw'imibereho, lifestyle nk'uko twabyifuza. Gahunda ya Ndi Umunyarwanda idufasha byinshi, idufasha kunga ubumwe bwacu no guhuza abanyarwanda, ishimangira umuco w'ubufatanye mu banyarwanda, ifasha buri wese kutireba no kurebera abandi mu ndorerwamo z'ingirwamoko, ikadufasha kwimakaza indangagaciro zacu. Nubwo iyi gahunda idufasha, ariko turacyafite imbogamizi nk'urubyiruko mukwiye gukomeza gushakira umuti. Komisiyo yo kurwanya jenoside igaragaza ko kwihakana byiyongera mu bakiri bato, ari abari bafite imyaka 10 kugeza 19 no muri 94 ndetse n'abavutse nyuma ya jenoside. Igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge cyegeranijwe muri 2020 kigaragaza ko tugifite imbogamizi yo kuganira ku bikomere byatewe n'aya mateka mabi no kwemera jenoside yakorewe abatutsi mu kuri kwayo. Ibi kandi bigashimangira n'ubushakashatsi bwa Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko ibikomere n'ibibazo by'ihungabana bigenda byiyongera
by'umwihariko mu barokotse jenoside, hakaba kandi n'uruhererekane rw'iryo hungabana mu bana bavuka. Rubyiruko, bana bacu, ndifuza kubasangiza igitekerezo kivuka ku bwenge, ubushishozi bw'inyoni bita kolibri. Iyo nyoni ngira ngo mu Kinyarwanda twayita umununi. Igihe kimwe ishyamba ryarahiye, umununi wari kumwe n'izindi nyoni n'inyamaswa bigira ubwoba. Umununi ntiwaheranywe n'ubwoba, ahubwo wafashe umugambi wo gutangira kujya gushaka aho wakura amazi, ukajya ugenda gushaka amazi, ukazana igitonyanga kimwe ugasuka kuri wa muriro, ukongera ugasubirayo, bityo wizeye ko hari icyo wahindura. Imwe rero mu nyoni zari aho n'inyamaswa byari kumwe, bibona iyo nyoni ikomeza gutambagira, uko yifatanya n'izindi zose birazibaza, ariko urabona ko koko icyo gitonyanga cyawe uzana kiza kuzimya umuriro. Umununi urabasubiza uti ni koko ntabwo nshobora kuzimya uwo muriro jyenyine, ariko ndagira ngo ntange umusanzu wanjye. Abakurikira rero cyane iby'imibereho y'inyamaswa cyane inyoni, umununi ni inyoni n'ubusanzwe itangaje, ufite umwihariko wo guhozaho no kudacika intege. Ukurikije uko yubaka, uko ibaho, byose biratangaje. Kugira ngo mbihuze n'ibigezweho mu bihe byanyu, ubanza umununi ari wo umuntu yagereranya na ka kanyoni k'ubururu ka Twitter, katwibutsa guhozaho, gutanga amakuru kandi katarambirwa. Uruhare rero rwa buri wese muri mwe uko mungana rwazana impinduka zarenga umuntu ku giti cye kandi bigakebura n'abandi. Uwo ni umusanzu tubasabye. Munyemerere rero mbasigire umukoro muza no gufatiraho ibyemezo ngiro. Gukomera no kurwana ku bunyarwanda bwacu bisaba ko mumenya imikorere y'ububa wihisha iteka inyuma y'ibisenya ubunyarwanda. Mwumvise inkuru y'umununi, murakoresha mute ikoranabuhanga mu guhangana n'abahakana n'abapfobya jenoside ndetse no gusenya ubunyarwanda bwacu? Mushake uburyo bwiza bwo komora ibikomere no kubwira abana mubyara ukuri kwa jenoside n'amahitamo yacu, kugira ngo nabo bazakomerezeho. Nk'ababyeyi dushimishwa nuko muri benshi bafite ibitekerezo bizima. Abagifite ibitekerezo bibi bihabanye nabo, yaba umwe cyangwa benshi, nibabishaka tuzafatanya tubavuze inkongoro idateka y'ubumwe n'ubumuntu, maze ubunyarwanda isano muzi yacu ibaramire kurusha ibindi byose. Dukomeze kwibuka twiyubaka, kandi mukomeze muhamye igihango cy'urungano. Mbifurije gukomeza kugira ibiganiro byiza. Murakoze.